turabasuje cyane kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kikaba kigiye kwibanda kuri amwe mu mateka yagiye aranga inama y'umushyikirano. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye twibana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kandi niba kino kiganiro kigushimishije, ntugende udakoze like na share kugira ngo ishobore kugera no ku bandi. Tubahaye ikaze. Mu mwaka wa 2010 kandi nibwo inama y'umushyikirano yafashe umwanzuro wo guca nyakatsi burundu, abatishoboye bagafashwa rero kubona icumbi ryiza. Muri iyo nama rero y'umushyikirano nibwo rero hemejwe rero kwigisha rero ururimi rw'ikinyarwanda mu mashuri. Abanyeshuri bakigishwa rero mu kinyarwanda mu myaka 3 ya mbere y'amashuri abanza. Inama y'igihugu y'umushyikirano ya mbere yabaye tariki ya 30 na 31 z'ukwa gatandatu 2003. Ikaba rero ateganywaga n'ingingo rero y'168 y'itegeko nshinga yemejwe rero muri Gicurasi uwo mwaka. Inama y'umushyikirano kandi iteganywa mu ngingo y'140 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, igahuza Perezida wa Repubulika n'abahagarariye abaturage. Inama y'igihugu y'umushyikirano ihuza Perezida wa Repubulika n'abahagarariye abaturage. Ikaba ari ngarukamwaka kuko iba nibura rimwe mu mwaka, igasuzumwa rero uko ubuzima rero bw'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda bihagaze. Inama y'igihugu rero y'umushyikirano ni urubuga rw'abanyarwanda bunguraniramo rero ibitekerezo byo guteza imbere igihugu, n'umwanya rero kugira ngo rero tuganire ahari ikibazo tuhagaragaze, ibisubizo tubyishakemo, dusuzuma rero aho gahunda rero za leta zigeze zishyirwa mu bikorwa, no gufata ingamba rero zo kurushaho rero kwihutisha iterambere. Mu nama ya mbere yabaye ku itariki ya 30 na 31 z'ukwezi kwa gatandatu 2003, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye abari bitabiriye iyo nama, cyane cyane abayobozi ko rero bakwiriye rero gutekereza uko u Rwanda rwabaho rero rutarambirije rero ku nkunga rero z'abanyamahanga, aho yavuze ko rero buri wese akwiye kugira isoni zo kwitwa umuyobozi mu gihe rero abayobora nawe ubwe rero babeshejweho no gusabiriza. Kuva rero mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye bwa mbere mu mwaka wa 2003, hakaba rero hari gahunda nyinshi rero zitandukanye zagiye rero zihafatirwa rero zihindura ubuzima rero n'imibereho by'abaturage, harimo nka gahunda ya Girinka, umurenge sako n'izindi gahunda zitandukanye. Muri iki cyegeranyo rero tukaba tugiye kubagezaho incamake ya zimwe muri gahunda zikomeye zagiye zifatirwa mu nama y'umushyikirano kandi zikaba zaragize uruhare rwo guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Imwe mu myanzuro ikomeye yagiye rero ifatirwa mu nama y'igihugu y'umushyikirano yazanye impinduka ni ikurikira. Inama ya mbere y'igihugu y'umushyikirano yateranye ku itariki ya 30 na 31 z'ukwezi kwa gatandatu 2003. Kuva ubwo rero itangira kuba buri mwaka, ari nako ifatirwamo imyanzuro ikomeye ireba ubuzima bw'igihugu. Iyo nama ya mbere rero abanyarwanda bakuyemo ko rero bakwiye rero kugira umuco wo gukunda umurimo, kwitabira gukoresha ikoranabuhanga ndetse no gufata neza rero ibikorwa remezo, cyane cyane imihanda, no kurwanya isuri haterwa ibiti. Imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'igihugu y'umushyikirano ya 2004 irimo kwigisha uburere mboneragihugu mu mashuri no mu nzego zinyuranye, hakanihutishwa rero ingamba zo gushyiraho gahunda zo kujya mu rugerero no gushimangira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Undi mwanzuro wafatiwe muri iyo nama y'igihugu y'umushyikirano ukurikira: kwihutisha ikorwa ry'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, kubonera umwarimu sako inzu zo gukoreramo ku rwego rw'akarere, kwihutisha gushyira mu bikorwa gahunda yo gutura mu midugudu, mu cyaro, no guteza imbere rero imiturire iboneye mu mijyi. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye ku itariki 27 na 28 z'ukwa 12 2007, ku nshuro ya mbere abanyarwanda baba mu mahanga ndetse n'abahagarariye u Rwanda mu mahanga bitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano. Iyo nama kandi yafashe imyanzuro ikurikira: guha imbaraga rero zihagije gahunda y'itorero ku buryo buri munyarwanda yarijyamo, bityo itorero rikaba ishingiro ry'iterambere, abaturage rero bagasubirana umuco rero kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byabo. Iyo nama yanemeje kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 9 years basic education. Inama ya gatandatu y'igihugu y'umushyikirano
yemeje ishyirwaho ry'imirenge sako. Ubu ni urwego rw'imari rufite imbaraga. Iyo nama kandi ni nayo yafatiyemo umwanzuro wo gutekereza rero uburyo bwo kwigisha mu Cyongereza mu mashuri yose ya leta n'ay'abafatanyabikorwa. Inama y'umushyikirano y'umwaka wa 2009 yafashe imyanzuro rero itandukanye irimo kwegera abaturage no kubakemurira ibibazo no kubashishikariza kugira ikayi y'ibibazo. Harimo n'umwanzuro wo kugarura inka zari zarahawe rero abayobozi batazikwiriye. Gahunda ya Gira Inka Munyarwanda yatangijwe na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2006 hagamijwe rero kurandura rero burundu imirire mibi, kongera umusaruro mu buhinzi no korora rero kijyambere. Ariko biza rero kugaragara ko hari abihaye inka rero zigenewe rero abatishoboye kandi rero bifashije. Imyanzuro y'ingenzi yavuye mu mushyikirano w'umwaka wa 2010 harimo kwegereza rero abahinzi ibikorwa remezo byo kuvomerera imyaka mu bishanga n'imusozi no kubashishikariza rero gukorera mu makoperative. Mu mwaka wa 2010 kandi nibwo inama y'umushyikirano yafashe umwanzuro wo guca nyakatsi burundu abatishoboye bagafashwa rero kubona icumbi ryiza. Muri iyo nama rero y'umushyikirano nibwo rero hemejwe rero kwigisha rero ururimi rw'Ikinyarwanda mu mashuri. Abanyeshuri bakigishwa rero mu Kinyarwanda mu myaka 3 ya mbere y'amashuri abanza. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye ku itariki 15 na 16 z'ukwezi kwa 12 2011 nibwo hemejwe ishyirwa ry'ikigega Agaciro Development Fund. Inama ya 10 y'igihugu y'umushyikirano yateranye ku itariki 13 na 14 z'ukwa 12 2012 yafashe imyanzuro 23. Hazamo rero wasabaga Minisiteri y'Imari, Ikigo cy'Ubwiteganyirize na Minisiteri y'Ubuzima kujya bavuza abanyamuryango bashya mu kwezi kwa mbere k'ubwishingizi, bitabaye rero ngombwa ko bategereza amezi 3 nk'uko byari bisanzwe. Mu nama ya 13 y'umushyikirano yabaye ku itariki 21 na 22 z'ukwa 12 2015 abari bayiteraniyemo rero bemeje umwe umwanzuro ukurikira: gutegura icyerekezo cya 2050 kigamije kongera rero ubukungu kugira ngo abanyarwanda barusheho kwigira no kwigenera ejo bashaka. Muri iyo nama kandi hemejwe rero gushishikariza abanyarwanda b'ingeri zose kugira umuco wo kwizigamira, harimo no guteganyiriza izabukuru no gukoresha ibikorerwa rero mu Rwanda aribyo made in Rwanda no kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi n'ibyoherezwa hanze. Turabashimiye rero ko mwakurikiye ikiganiro cyacu. Tubararikiye kandi kuzakurikira igice cya 2 cy'iki kiganiro. Mwakoze cyane rero, turabashimiye. Naho ubutaha mukomeze mudukurikire kugira ngo dukomeze kwibana kuri chaîne yacu. Ibihe byiza nibyo tubifuza.